Kaduhera ku muvugizi w'abafana b'ikipe y'ingabo z'igihugu numve niba yaratwerereye cyangwa se yatarari babirimo Jangwani kaze mu rugo rw'imikino Sa Jangwanovic. Asante sana kabisa ko wongeyeyo titre nangize ngo wayibagiwe rwose nkoze amakosa aremereye nkumbuye wasiri nkumbuye ngabo Robeni Claude Muhawe n'Imana Postinyo Kamananga abavugizi rwose ariko abo n'abantu barimo gutashya ako bayida ntago nakwibagirwa gusuzana none umuvugizi w'urucaca Emed nawe uramukumbuye nagusuje rwose ari ka statement ke nabonye ngo kipinganya ni kipi iri kumanuka shaka igikombe ngwe nahawe n'umutuku izikwiye kumanukana kweli Grand frère we media ndagusuje kabisa kwejo umunsi wejo nzaba ndi busy sinzi nimba na match nzayireba nzaba ndi busy mfite akazi kenshi ko gukingira iki nzaba ndi gukingira kingira ihe ndwara se ukingira ibiki ejo uzayibona nzaba ndi gukingira atangaza ihe ndwara abantu bazaza bahetswe mu mugongo ngomba gukingira ejo n'umunsi wo gukingira abana mama bazaza n'abana batoya babahetse mu mugongo tubakingira kuratanga inkingo ni seruse na rubiyone n'urukingo rw'itike n'urukingo rw'itike iyo ndwara ntabwo irasakara rero sinzi ko uzabona bikingiza ari ikipe igomba gusohoka nyihetse ngomba kuzayikingira ejo nuko yiha yellow fever niyo basohoka bafite mu bihugu byinshi babaza yellow fever ngo nizabakingira kabisa ni sawa cyane umeze neza twizera ko nawe umeze neza rero meze neza Champions League nagiye mu Misiri na za Dar es Salaam ariko nabonye amakipe yose akina Champions League biriya bihugu bigira amahoteli nta guest house nabonye nta lodge lodge ziba muri za Confederation cyangwa hari abaraye muri lodge kweli Confederation ibihugu amakipe y'ikini ibihugu bibamo na lodge gusa Sa Jangwanovic mwamubishe rero umuvugizi w'ikipe y'ingabo z'igihugu umuvugizi w'abafana mu ikipe y'ingabo akaba rero tumwakiriye mu rubuga rw'imikino agiye gushyiraho akadomo agiye gusoza shampiyona isoreze kuri Radio Rwanda ubundi ibintu bigenda cyane hanyuma Jangwani namahitamo abiri uyu muntu mwazanye turamwakira cyangwa se no mwiyakirira muramwakira ariko bibaye byiza hari umuntu hano agakwiye kumwakira hitamo rero mwakira mwenyewe mwakire bana uragira ngo ruvuyango yowe ikiganiro avuga ngo nakoze inshingano ze Jangwanovic utanta muri dizu bitazana muri dizu ni Sa Jangwanovic rw'uburenganzira babarera cyane kabanza mufotore Vijo abanza kore mu mitana izirensi azigire neza cyane Vijo nawo mufoto yishimye aseka y'abana wanje no ku protokora rero ko yicara n'icyago mano imisatsi gake Vijo twakoze saa ya mbere yose adahari izimuhwe nk'iza rupyisi najyaga mbona yarake ariko noneho ari guseka gusa twakire rero Isimbi Christelle akaba ari muri mu bantu barimo gutegura event ya celebration Ruvuyanga afite ukuntu arivuga neza afite ukuntu amuhamagara neza nk'umuntu umuhamagara buri munsi afite nka experience yo kumuhamagara ukuntu arivuga ririhuta ngo ni Christelle riranyerera ni Christelle ikaze Christelle mu rugo rw'imikino murogoze cyane namahoro umeze neza ni gute naba ntameze neza ntwaye ibikombe bitatu mu gihe kitarenga ukwezi n'igice byose icyarimwe wa mugani ko kantu ni ingenzi cyane abantu badaheruka ibikombe no batameze neza ntabwo bagakwiye kumbaza niba bameze neza iki kibazo hari abagikwiye kandi agiye twabibaza babandi umuvugizi arondoye kandi bo mu nzovu nibo babibaza ariko ntabwo ari buze se nde wasire azamutumira se ugomba kumutumira hano muri Radio Rwanda sinjya ngo se afite match tuzamutumira
uyu munsi twahisemo wowe azatangaza ejo hasi ahubwo wowe uzamutumira kuri stade uramutumiye nzamutumira mu bindi ariko kuri stade ho umuntu ariko yanabasigira ubutumire bwe mukazaba muduhera ntabwo ari ngombwa twe ngo tubumuhe mwaba muduhera mwadutumikira muradutumye nka radiyo Rwanda turabatumye ejo muzamutumire barabibikiye hazahabagurukira ntabwo muzamukira ubwo butumwa muri kumugezaho azabatangariza ubu nawe ntibyoroshye. Yes, hanyuma rero mwamwumvishe ni Jangwa ndetse na Isimbi bose turi kumwe mu rubuga rw'imikino. Jangwa ngira ngo ni match ya nyuma y'uyu mwaka muri saison 2024-2025 shampiyona irashyirwa akadomo murahabwa igikombe cya shampiyona ku munsi w'ejo saa 12 saa 2 muzamurimo kugiterura mukishimira mu buryo bwanyu. Umunsi w'ejo umufana wa APR yahagombye kuba afite ihe gahunda y'umunsi. Gahunda y'umunsi ni ukuryama kare uyu munsi akazinduka bajya mu kazi kabo bakajyayo saa 11 topu ndibaza ko abenshi baba bavuye mu mirimo yabo hanyuma nta kindi cyerekezo nta yindi destination ni kuri stade Amahoro imiryango izafungurwa kare hari ibikorwa byinshi bibateganyije ku munsi w'ejo ngira ngo sezo ishize uburyo twatwaye igikombe mwarabibonye ibirori byari bihari ubu ngubu rero twabikubye inshuro zirenga 5 ni ibirori bizaba by'akataraboneka none muri stade ya mbere mu gihugu by the way amateka no muri turacyakomeza kuyakora nyuma yuko twe kipe itwaye igikombe cya mbere mu mahoro avuguruye igikombe cy'amahoro tugiye kongera none no gutwara ikindi gikombe cya shampiyona bwa mbere mu mateka ya stade Amahoro avuguruye urumva rero na amateka ushobora kuzabwira abana bawe mu myaka 30 mu myaka 40 iri imbere iyi stade bwa mbere ikipe ya APR yatwara igikombe nari impari ugafata amafoto kareba yitwaga Watarashe Jibril yitwaga Lamine Ba nandi kumwe na mwenyekiti wa Semaji Jangwanovic so nibaza ko gucika ibirori byejo to be honest ni bya bini ngo ejo hazaza ntago uzabona icyo uvuga aho abandi bazaba bicaye baganira umupira uzawutega amatwi gusa nta jambo bafite ejo rero bazitabire ari benshi imyambaro irimo iracuruzwa y'ejo t-shirt tuzaba twambaye twabukereye so bashaka hano babugurira champions ibikombe 23 ibikombe 6 byikurikiranya ibikombe 3 muri sezimwe unbelievable ni club giant muri stade Amahoro ni club giant tout simplement nta kindi by the way nanatanga itangazo kuri radio Rwanda ko ni radio mvwa n'abantu benshi ubu nono natanze go ahead nazazindi na Leo Day yahabera icyo nirindaga gusa nuko ihabera ntaratwaramo igikombe ubu nabahaye go ahead Leo Day yahabera abandi bajya kwatwaramo igikombe uvuyanga nimba ufite umukopine wajya no kumuproposezamo nta kibazo biremewe icyo nashaka gusa no kubanza kwatwara igikombe ubundi nabandi bagakurikira of course we read the others bakaza bakurikiye mukopine se shaho ntibirirwa banwerera Christelle ibintu bitabaho ahubwo ejo ndabona ashobora kuba kandi urabihakanye ku karubanda nabwo gutungurana arabihakanye ku karubanda urahibereye by'ibi mibereye urabihakanye niba hari umubano tugirana by'ibi urahibereye uramenye muza iki gikara cyawe n'inzobe mugari wa Safi Madiba yaba ari byiza yari jyanye kabisa ako Jangwa ngenda shaka kubaza akabazo ubona iyi shampiyona ari komeye nibyo urabizi ko wagiye ugira za ups and downs cyangwa se haraho byakuraga nawe no gutangaza bigasa n'ibigorana ubona ari cyo warushana ni makipe urebye uburyo ikipe yari ihagaze mu byukuri na institution ya APR ikomeye ibintu byacu biristrictire ngira ngo nkuko bivuze nibyo twagize ibibazo mo hagati nuko ari equipe ya APR wenda bidashobora kugaragara ariko ngira ngo abayobozi bari batangiye shampiyona siyo bayisoje haje mu wundi buyobozi mo hagati staff technique yatangiye shampiyona siyo yayisoje hazemo indi mu murizo wa shampiyona nibaza yuko ikiranga club giant nkuko nkunda kubibabwira ko ibintu ni strictire uburyo byubakitse bishingiye kuri institution kurusha individu so iyo urebye rero zagombani ya goreho niyo mpamvu twe tuzumva turirimba ngo turashaka abasaza oya ntago twe dushingiye kuri individu institution ibikomeye kubango rero icyo nabarushije nta kindi iyo umugabo aguye kiranga umugabo sukugwa reaction ukoze mu kugwa navuga ko icyo twarushije abandi ko reactinga nyuma yo kugwa ngira ngo ubuyobozi bwaraje bufatiraho nkuko nakubwiye ko ibintu byacu biba byubatse bifite strictire hago byigize bibagora ko birubakitse tandukanye n'abari abandi umwaza agasenya ibyo undi yaza kongera kubakundi undi yagenda gutyo twe ibintu byacu biba biri ku murongo nicyo nizina APR tout simplement navuga ntabindi aho ni mu kibuga ni ku ikipe muri rusange hanyuma kuri fan base ku ruhande rw'abafana n'urugendo bavuga rwari rumeze gute kuri fan base ikipe ya APR incroyable ku giti cyanjye stade Amahoro ibihumbi birenga 39 kuri match Azam ibihumbi birenga 40 kuri match ya Pyramid amasorti twagiye dukora haba Ihuye haba za Rubavu haba Musanze haba Ngoma ngira ngo mwaraharebye Axel twa turi kumwe yarabibonye na Ruvuyanga
ni believable n'abafana navuga ko nibaza ko ibihembo byose bitanga uyu mwaka ku giti cyanjye uko mbibona nibaza ko byose ari ibya APR ikipe ya mbere y'umwaka ni APR ubuyobozi of course nimba umuntu atwaye ibikombe bitatu ibyo biri obviously nibaza ko umukinnyi w'umwaka ku giti cyanjye Sheikh Djibril Watara ibyo yagaragaje muri phase retour gusa nibaza ko ari we mukinnyi w'umwaka nibaza ko staff technique of course itwaye ibikombe bitatu ibyo biri obviously umuvugizi we ni urucabano nta na competition nibaza ko nta na competition abafana b'umwaka ngira ngo mwarabibonye nimba nakubwira ko twakoze umubare urenga 40,000 muri stade Amahoro mu gihe abandi bashatse kwipimaho kuri match yabahuje na Mukura bakagira 1000 bitarenganya na 14 byo ni bigaragaza ko uyu mwaka byari kandi urebye n'uburyo babaye inyuma y'ikipe yabo muri bya bihe bavugaga bigoranye n'ibihe byiza stili n'ubundi bakomeje kuba inyuma y'ikipe yabo kuri njyewe nabashimira kabisa yego rakoze cyane hanyuma Christe ejo nutuhe dushyashya abantu bakwitega mu mahoro tuvuye kuri pitch tureke iby'abakinnyi hanze ya pitch abafana ba APR bazaze bitega iki abadakunda APR bakwitega iki n'abadakunda umupira bakwitega iki abadakunda umupira bakitegura ambiance nk'uko bamaze kwibona ku social medias ndetse n'abadakoresha social medias hari abahanzi b'ibyamamare guturuka i Buganda Dr. Jose Chameleone ndetse na Wizo n'abandi benshi bataramenyekana biri burangire bamenyekanye umugoroba bo mu Rwanda aba DJs n'ibintu bizabishimishije stade zafunguka kare abantu barye show ibinyobwa uko basanzwe bazi ibiciro bihananitse muri stade bizaba byagabanutse umuntu wese bitewe naho yicaye azaba yishima aho yishyikira murashaka gutuma umuntu wese muri stade azagenda anyuzwe amwenyura turashaka gutuma APR nibyo bya Musanze babyibagirwa bakavuga ko APR yaje muri stade apana iby'ubururu mu mahoro n'ibindi bintu bishiriritse byagiye biberamo byose zini mwagiye mubyibonera turashaka ko bavuga ngo baje kureba APR ibyo bya Musanze si ngombwa bazaze kureba APR niba mara kureba APR rero bahita bareba na match hanyuma wa mupeti Karimera twunganiye wa mupeti wamwita Ama Christian Mayanja wa mupeti wa Chameleone wa mupeti rap Ama Christian Mayanja afite imyaka 12 yonyine nako kazaba kari muri burya kubitara azaba hari cyane abona abari official bazakamera stage official abandi bari buze kumenyekana abona why not CB Shokonu kwa hanyuma Chameleone twabonye CB abona muri mushaka kumuzana mu Rwanda ariko simamya neza ko ashobora kumutanga Club Giant biragoye akina kimwe ushobora gukora muri iki gihugu Club Giant aragikora biragoye rafia why not CB Shokonu kwa nadondoje ku note 1000 baze kameme kureba CB ku note 1000 byonye no kureba Watara gusa ku 1010 nibaza yuko Watara aliyo mleta zambi zake zote mini mbebeba amafaranga yose twaguze Watara yose iyi sezo y'imyaka 2 ni wizi wa mcana byo bita mu giswere ngo n'ubujura bwakumanywa nyako ari amafaranga baje bayamuha buri cyumweru arya Watara mwise Watara mwise burana ejo bunanimo nagana n'umugabo wo muri Burkina Faso bitwa Traoré nimba ari ira sinaryo rya kabiri ragoye buriya mama wa Watara yamwiye stories za Watara ndumirwa cyane buriya Watara aturuka muri kapitali ntago ari nk'ababandi Wagadugu ntago ari babandi bazangozi hano hafi umwana wa kapitali Wagadugu buriya mama wiwe yatinze kubyara so papa wiwe rero niwe muntu muri quartier yabo Wagadugu batuyemo niwe muntu wa mbere muri yo quartier wagiye imaka bwa mbere niwe wabaye haje muri ako gace agezeyo rero ngo hari byo iyo ugiye imaka byo bita gutanga isadaka kajyana nk'isadaka yo gusengera wenda Axel sengera Ruvuyanga Christelle n'abandi tanga isadaka rero kugira ngo Imana yumve ubwo busabe bwawe rero yahuye n'umugabo ngo wari ukize cyane w'umunyalibiya w'umwarabu uwo mugabo umuntu wese bahuraga w'umwirabura yamusabaga icyo ashaka kugira ngo amukize uwo mugabo arazi ko abenshi bamusabaga ngo umpe nk'akarombe ka metero 100 nzajye ncukuramo petroli se Watara ngo aramubwira ngo nk'isadaka ngiye gutanga nsengere nzabona umwana aragenda ahura n'umushehe wo muri Saudi Arabia Audit aramubwira ati uzabyara umwana w'umuhungu ariko ntabwo azaba ari uwawe gusa n'umuhungu w'amahanga kugira ngo aramubwira ngo mama wawe naba mutwite nyina naba mutwite ntazanywa inzoga ikindi kintu cyose gisindisha cyangwa amata gusa buriya Watara kuva yavuka kugeza ageze ahangaha n'amazi ntaramumanuka mu kanwa uzarebe niyo bari muri warm up amazi ayisuka mu mutwe gusa ntagajyamo anywa inshyushyu gusa Watara rero avuka ngira ngo
nyina ngo baramubaje aravuga ngo yavukiye ibintu bibiri nta kindi no gukina umupira no guceza PR nta bindi azi Sheikh Jubril Watara ikirenge gitambuka gusubona naramuhamagaye ngira ngo ari akavido mbere ko finali igikombe cy'amahoro iba twacicikanye twinshi ngo atsindisha umutwe gusa ndamuhamagara kuri nimero yiwe yo muri Burkina Faso nsanga yarahinduye afite simukadi y'inyarwanda sinari inyizi mpamagara Lamine Ba abwa ndashaka Watara arambwira ngo turi kumwe mu bwani Watara ndashaka igitego cy'akaguru ansubirishamo inshuro 3 urashaka igitego cy'akaguru ndashaka igitego cy'akaguru arambwira humura nzagitsinda ariko ugenda uvetinga abantu batore nimba bazakomeza gushaka igitego cy'akaguru ngira ngo urabika finali kirangira neza nko mu masaa 3 saa 4 habakana kumutingito aksera byibuka yarambwiye ati cyangwa nabantu baracyashaka igitego cy'akaguru nyamugigima barayumvise nanga tubaracyashaka igitego cy'akaguru genda babwe niba bakishaka ibi bizakomeza ndamuganirekeraho rero basigaye scoring ibintu biri soft gusa ati nibyo bita ngo ni easy and simple but sure Sheikh Jubril Watara no kukirewa gusa iyo ndi kumuvuga numva emotion reka ndekeraho ngaho nangiza ka Sheikh Jubril Watara bamwita Sajanganovic abadukurikiye ni benshi cyane kuri YouTube bariho baramanura imitima y'umweru n'umukara hafi 2400 nibo bamaze kugeraho ariko ku butumwa bugufi ati mutusabire Isimbi ahamaga turifuza ko Stade Amahoro izaba yuzuye ubwiza gusa na challenging abakobwa beza baba muri mujyi wa Kigali baba star ejo kuza kuri Stade Amahoro dore bare yari badutwaye se twaroshirangira ndamanura misiri zivugana Christelle tatanga challenge kuri radio y'igihugu kuko utigewe na challenging runaka kuza mu mahoro runaka none ngo abakobwa beza ngo abafana barifuze ko Stade izaba yuzuye ubwiza gusa ubwiza ntago ibyo ngibyo ntago ibyo bivugiwe habwa mbere kuko Jangwana arabizi ibyo tubirimo araza kubibona ibyo ngibyo ni igitekerezo cyunganira icyo twagize mbere bazabibona ejo muri Stade miss Court side mu mahoro irabihari Skybox urabubona Skybox urabona ibindi byose na zake uzuze bana sha na kecana uzuza sha abana Wayumvishe ibe ntabwo nabyumvishe ubona irengagiza ndashaka bindamburira neza ejo muzabona dushya ngira ngo Chameleone nahamya ko uvuze ko ari umurigende wo muri East Africa ntago wabubeshye urumva rero kumureba ngo namwe kipe ya mbere izanye umuhanzi w'urukurura rwego muri Stade Amahoro uwo ni official abantu bazi ejo rero hari surprise kandi ndababwira hari surprise erega barabona Watara buriya ni imirabyo inkuba ntago ziraza ejo kajugujugu ishobora kumanura ikintu kizaba gica ku rundi ruhande ufite isura yirabura nk'iyaksera ariko igituza cya metero 1 na santimetero byibura 20 z'igituza gusa tijigo ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu kabisa n'uwamatsinda ejo rero mwitonde byonyine kubona byonyine aba afande CDS fande General Haji Mubaraka Muganga buriya yakoze amateka akomeye cyane nta na rimwe aratakaza match iyo ariyo yose muri mwezi Ramazani ntibiramubaho na rimwe aho na Rayon Sport amugana fande ko arambwira ati kuva nabo sindatakaza match muri mwezi Ramazani humura genda utangaze bana afande Alex fande Nyakarundi perezida w'icyubahiro wape James Kabarebe fande chairman do abandi benshi aba officials ngira ngo ejo muzababona byonyine muri Stade kubareba by'ubwabo ambiance bitinga abafana ba Perero bazaza ari benshi mugira ikintu mubwira baguze tike wene bitoro tubigeraho ariko mugira ikintu mubwira abandi my club mwahanganye kamemo se nago mubatumira fair play ntago ikenewe kugira ngo baze banarebye ibirori byanyu hanyuma hari n'abandi batubaje batise Musanze izabakomera amashyi cyane cyane ibintu bizwa ariko ibyo biri obvious rwose fair play biri obvious bona cyo hagati kamembe nta nubwo ari bo gusa abavugizi babo nibaza ko bazatonda imirongo nkanyuramo ukeneye ko abavugizi b'amakipe yo mu cyiciro cya mbere batona umurongo bakagwa ibintu nakoze iyi sezo ntabwo bibaho indenge zigera muri 3 igihe cy'amezi 2 gusa igihe abandi bamaze imyaka 10 atarura indege ikintu gikomeye afite ari laissez passer umva nta gomba kutanga icyubahiro sijyo mwenyewe
ndabeshya mwenyewe ama interview natangiye aho bita ni New Cairo pan old New Cairo muri 30 juillet kuri stade ya Pyramid mbere y'abarabu ngaho mutubwira rero uburyo abantu barimo kugura amatike ari benshi kugira ngo baze kuri stade n'uburyo bwo kwinjira kuri stade ndetse munatubwire n'igihe imiryango izafungurirwa nyine n'izo ambiance abadege sinzi nibo bamenyekanye ba MC b'ikirori sinzi n'abamenyekanye ngo mubitubwire byose mudusangize. Kugura tike ari uburyo bushyashya Peri isigaye ikoresha ndatekereza abafana ba Peri cyane cyane bamaze kubumenyera ndetse n'abakunze umupira w'amaguru ni akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 hanyuma ukahita ushyiraho amafaranga bitewe na tike ushaka kugura. Hejuru ni 1000 ahasanzwe hose handi hasi ni 2 VIP ni 10 VVIP ni 30 Executive ni 100 Skybox ni 1,000,000. amafaranga mashana n'ubwasi n'ugutwara n'ubusabane hejuru ni 1,000 n'ubusabane ibaze kureba kamiliyoni ku 1,000 ahubwo baperumba batashyizwe igorora akanyenyeri ngo kabasubiriremo neza ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza yo gushyiramo amafaranga bitewe naho ushaka kwicara byose. Axel ni hehe wabuzi byigeze kubaho mu Rwanda kujya mu gitaramo kishyura 1,000 ni hehera ko numva atariho haza numva ntaho arega hari icyo bita agaciro k'ikintu buriya akenshi ibitaramo biba bikomeye byajemo abahanzi bakomeye cyangwa se ibirori bikomeye bakunda kubihenda ariko biba gake nimboneka rimwe kubona ibirori event zikomeye nk'izi ngizi ariko zinahendutse ko ngira ngo wenda ubwo bapanzize gahunda icyo babanje kureba abafana baravuga batabafana n'abantu b'agaciro reka natwe tubafashe mu by'ukuri tubaca amafaranga menshi kugira ngo nabo baze kwitabira ibirori Jangwani mukanya avugagaho bagiye babaherekeza ejo bundi abari ingoma twarayabonye amakwasiteri yari yamanutse ari menshi cyane n'ahandi hirya no hino ngira ngo rero no mu rwego rwo kongera no gushimira n'abafana navuga babanye na ekipe ya Peri neza mu rwego rwo kubashimira uburyo sezo yabo yagenze ngira ngo ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira. So saa 12 kuba rwose bageze kuri stade Amahoro ukareba match kumva umuziki wa Chameleone muri stade Amahoro amugana Jangwani nziza nk'iriya ifite ubudasa bwayo navuga yuko ubwo ni Chameleone ariko ubwo okay nawe n'abandi turaza kubamenya ariko ubwo nuvuga ngo wizo nawe namara gukubitamo zazi ni za Good Life za kera abantu tuzongera twibuke bya bihe bya Good Life na ba radio izo ngoma nazo abantu barazikumbuye cyerekeranye n'umuziki byo ni ibindi kabisa DJ namenyekana uzavanga imiziki mu DJ nawe muraza gutunguruka cyane mu DJ uzakira Chameleone abantu bakita bakanguka DJ uzajya uvuga muri stade abari handi hepfo bazengurutse za Remera zose bakita babyuka ikintu cyitwa mu DJ ikintu cyitwa umwemusi mbabarire mutandi ariko ni MC Brian na Jado Max aho ni saho rwose kuko hari abayemusi bagomba kuba bakeba na sound abantu ngo ntabwo bizeye sound ya stade Amahoro ariko se ndavuga ni APR azana Chameleone azana sound iraho ngayo waya hari ibintu byinshi byo kureba byonyine like nimo ndavugana ngira ngo n'umuntu ushobora kuba arizanye ambwiye ko ugeze mu birere bya Zamara wibaza hari ibintu byo kuzareba byinshi ejo ikote nzaba nambaye niho rigeze byonyine ni ikote kurireba ubwaryo nzaba nambaye baririrongwe ndani yarakayise ari message nyinshi y'abafana b'ikipe ya Peri muri gutwara igikombe ni ibintu bikomeye cyane nahoze mbona ku munsi w'ejo amakipe yatwaye ibikombe ku mugabane w'Uburayi uburyo bakoze celebration amakipe nka za Napoli kuntu hari ameze ikipe ya Arsenal y'abagore gutwara UEFA Champions League kuntu London hari ameze n'umutuku amakipe ya Liverpool Crystal Palace nabonye amadefile bagiye bakora uburyo bishimira nyine igikombe ni ibintu mu by'ukuri hano mu Rwanda buryo ikipe twari igikombe ugasanga abantu babifashe nk'ibisanzwe igikombe cya champion urebye amakipe bari kugishaka uburyo abangana urebye ibizazane biba byarabaye muri cyo kiba gikomeye cyane ubwo rero ikipe igomba guserebura icyo gikombe abafana bayereka ko rwose bayibaye nyuma banabyishimiye nawe muvugizi wabo Jangwani ngenda hera kuri X hari abafana bateranye amagambo ndabisoma uwitwa Rubumuriza yaraje avuga ati abandi iyo batwaye igikombe barara baserebura nyine bishimye umujyi wose wakangaranye naho mwe nta wamenye ibyabaye ubwo yavugaga abafana ba Peri uwitwa Papa Rwabugira azasubiza Ruhumuriza ati mu rugo rw'abatindi iyo bariye inyama santire yose irabimenya
ariko abahora bazirya baba bumva ari ibisanzwe. Imyaka 6 yikurikiranya umuntu aba amaje kubifata nk'ibihoraho bro. aba ni abafana Wana abafana bateranye ubuse kuri X. Jangwan sana abafana gusa kuko abafana badafana APR bavuga yuko ngo APR twaye igikombe ngo bitishimirwa mu buryo bwa nyabwo. reka ntanga urugero rw'ibiheruka vuba nibuka. Ndahamya neza ko nta birori na bimwe mu Rwanda byari bwabeho mu gutwara igikombe nk'ibyabaye umwaka ushize kuri APR. Ntabyo nzi. Nimba mwebwe mwamubyibuka mubimbwire. So kuvuga rero tutishimira parade zakozwe tuva kuri stangira ngo kuri gare ya Remera tukazenguruka tugaca Nyabugogo tukazenguruka mu amabisi arenga 20 abafana bari bahari, aba DJ bari bahari, abahanzi bari bahari, aba legend baje batera igikombe. Ibirori birenze ibyo nibihe uburyo stade yasaga abantu bose bamba ama t-shirt asa bisi y'abakinnyi uburyo yari yari brandinze yazanye ya bisi ariko turayikeneye amwishe afande avuga ati bisi nayo iri hafi ariko minsi komeje kugenda yicumacuma wenda ubwo ikintu cyabiteye nibaza ko twebwe ntago twagiye kugura ni command urwego rwa pe ntago ari command twarakomandinze barayikora twatanze design barakora numva rero bitwara igihe ntago ari nk'ibyo kujya kugura uragenda nyine ukagura bakakiguha ariko iyo urimo atanga uri watanze commande design uburyo ugomba gukorwa bitwara mu mwanya nibaza ko ariyo mpamvu byari zira bisi z'abakinnyi zose bari hatari bitandukanye no kujya kugura ya indi igura kwa steri ubiratandukanye ya indi igura mugahurira ari mu muhanda ya benzi biratandukanye so nibaza ko cyatinije ariko iyi sezo kuko ntago wajya mu matsinda we udafite indege igendera hasi kandi ni sawa kabisa narabitangarije hano uyu mwaka tuzajya mu matsinda bitangaza neza ndaryibuka itsinda wifuje nararyumvishe cyane oya niyo ntago ari itsinda nzaba namaze kurijyamo ahubwo ni kwa kundi bakora amagroupe nuko bitakunda ngo bakorere nta sinzi ko ryabo ariko yaba ryakoze ntabwo ryakunda niyo myaka nagize gusa n'imiyoborere yatsinda so urumva rero ntago nahamya neza rero ko wowe wavuze yuko ngo tutishimira igikombe nk'ibisanzwe ntago mbifata cyese nimba tarabonye celebration y'umwaka ushize ngira ngo ari ku rwego rwo hejuru uyu mwaka tuzanye umuntu nka Chameleone wahagurutsa Chameleone ukayifata nk'ibintu bisanzwe ariko ni nacyo kintu cyo kwishimira mu myaka yashize kimwe mu bintu no mu bakunzi ba Peri bamwe muri bo cyo cyumvikane neza